no fazare ntabwo yabaye nziza ku magaju kuko urebye amanota dufite ukora umwanya turi mu myanya ya nyuma ntabwo byagenze neza ariko nyine ni byiza kuko tugifite igihe muri ibi byumweru bibiri tugiye kureba icyo dukora kugira ngo turanforce equipe tugaruke mu bihe byacu nk'amagaju twongere tube nk'ubazeza. Abatoza twarabahagaritse ariko mu by'ukuri ntabwo twabahagaritse kubera iriya match twatsinzwemo ibitego bingana kuriya. Ni ikibazo cy'umusaruro mukeya nkuko n'umudi mubibona, niyo tuza gutsindwa igitego kimwe cyangwa bibiri n'undi umusaruro ntabwo ari kubonetse kuko umusaruro na manota. Rero ubu ngubu igikurikiraho no gushaka abatoza, twatangiye kubarambagiza kandi bibwira yuko mu gihe kitari kinini mu minsi 3 baratangira gukoresha imyitozo. Hanyuma no mu kibuga turebe turegera abatekinisiye, dufite aba directeur technique, twegere turebe ahantu twongera imbaraga mu kibuga kugira ngo turanforce equipe twongere tube ikipe ikindi tsinda koko. Ngira ngo umwaka ushize fazare kandi mu makipe meza fazare irangira, ariko fazare ruturi ijya kurangira championnat ijya kurangira twari tumanutse. Dushobora kuba twarabonye ko turi ku mwanya mwiza ntidutekerezaho twakongera imbaraga nubwo na championnat itari yoroshye, ariko ubu noneho dufite amahirwe ko turi kubibona ko bitameze neza, dushobora kubona icyo duhindura. Rero ngiye icyo mbona itandukaniro si nini, niyo mpamvu na turi guhindura. Ushobora no kubona yuko rimwe n'imwe tudafite na equipe mbi cyane, ariko ari abakinnyi baburamo experience kuko urabona na abakinnyi bakiri batoya. Turashaka no kongeramo abakinnyi bakuru bafite experience kurusha abahari, ariko nabo si babi. No championnat kuva yatangira twagiye dutsindwa n'amakipe turi ku rwego rumwe. Burya gutsindwa n'ikipe nka PL nkuru yo hari igihe nyine wumva atari bibi cyane kuko nyine n'ikipe nkuru, ariko amakipe ari ku rwego rwacu yaba mu bushobozi cyangwa mu bushobozi bw'amafaranga no mu bindi y'ugutsinda ubona nako hari icyo ubura. Rero abakinnyi twararambagije kandi abakinnyi beza bidasaba kuza gukora amateste basanzwe bakina, twararambagije kandi mfite icyizere yuko tuzaba dufite ikipe nziza ku buryo tuzabasha kurwana urugamba rwa phase retour n'urwa championnat. Mbere na mbere birigaragaza, iyo ubona dufite abataka bagera kuri 4 hano tukaba turangije phase nta numwe ufite igitego, urumva ko ari ikibazo. Hanyuma wareba nk'abakinnyi dufitemo hagati mu dufite hari umugize ikibazo bibi kibazo, nuvuga ngo turabingiramo abakinnyi nka 4 cyangwa 5 ku buryo abataka tugashaka n'abantu babaha imipira ikabageraho ku buryo dushaka ibitego. Football no gutsinda, turakora ibishoboka byose ku buryo tureba izama tukabona ibitego. Ibindi byo ni sawa, muri defense yacu mwayibonye Abdel n'abandi barimo ni sawa, ariko turongeramo imbaraga muri attaque. Uyu munsi wari umusada, mwabonyemo abatoza basanzwe batoza ikipe y'abana y'amagaju, hanyuma n'abandi twifashishije kugira ngo tubashe gukina n'umukino w'uyu munsi, ariko abatoza abandi turakomeza tubashake barahari, dushyiremo izindi imbaraga.